umukobwa ukomeje gukora amahiti menshi cyane kandi yarakoze ibintu bitandukanye. Tugiye kureba amacano yose amajije gukoraho ibintu bitandukanye, amajije gukora indirimbo 3 kandi aranakunzwe. Tugiye kwikoza YouTube, tugiye kureba indirimbo ze zose yakoze. Turahera ku ya mbere. Iya mbere bayita Wowe Juno, imaze kurebwa n'abantu barenga 200,000 kuri YouTube channel. Uwo nta wundi Joyeuse Juno. Iyindi ndirimbo yakoze bayita Noheli nziza. Iyi Noheli ndayisangira n'inshuti, nisangire n'umuryango ndamumena muzaniye agatende. Aha ni fresh sha, uyu munsi ni uwo kwishima twese tugasabana, buri wese na famiye ye tugashima Imana ku mwaka ushize tukiri bazima, n'ubundi tukabona. Reka ibyo tubyirengagize turebe views. Iyi ndirimbo yo ya kabiri irabona ko igiye kuzuza 200,000. Tugiye gufatanya turebe indirimbo ya gatatu ariyo ya nyuma, ariyo benshi bari gukorera ama-challenge kuri TikTok n'ahantu henshi hatagiye abantu benshi bagiye bayikunda. Kugira ngo tureberane iyi ndirimbo ya gatatu, kanda subscribe, like, share na comment, utubwire ikindi cyegeranyo ushaka ko tuzagukorera. Wibuke gukanda subscribe kandi unayisharinge ku bandi bantu. Indirimbo ya gatatu ari iyi ndirimbo imaze kurebwa n'abantu 200,000 hafi 300. Ikigaragara yuko uyu mukobwa ibintu akora arabikora kandi aba yumva yabikomeza. Bamwe bamuca intege abandi bakumva nyine atabivamo. Wowe urabyumva gute? Urabona yakomeza uyu muziki akomeze cyangwa abyihorere? Guys, uyu mukobwa akunda ibintu akora. Guys, mujye mukora ibintu mubikunze kandi naguca intege ujye ukomeza umwereke nyine ko utabibonye, gusa wowe ukore ikintu nk'aho ugikunze, nyine ugikore gikunze kandi ibyo ukora byawe nyine ujye ubyereka Imana icyo gihe izajya ibigufashamo mpaka nyine ugeze kure. Inzozi zawe waba wararose uvuga ati ngiye nshaka kuzagera kuri iki kintu, ujye ukomeza ugendere nacyo ku buryo nyine uzakomeza ukagikora mpaka nyine udacitse intege. Nawe rero wabasha kubana natwe nyine ukanda subscribe, share na comment.